akenshi iyo dufite ishyari ntabwo tubimenya. Yego, ishyari ntabwo tubimenya. navuze ngo ishyari ni ikintu cyangwa kamere iba mu muntu ituma imukururira kwiyumva nabi. Ishyari ni ikintu kiza mu muntu ariko ntabe yakiyumvisha ko ari ikintu. Uko gikomeza gukura ishyari bimuzanira ikintu, urwango. Ikintu cya byose, urwango n'ubugome, ngiye kuri njye bizingiye ku ishyari. Iyo wemereye ishyari rigakura muri wowe bituma urwango, bituma uzana urwango rugukururira gukora ubugome. Kandi hari umuntu nkunda kumva avuga ngo dukore neza dusige isi ari nziza kuruta uko twayisanze. Ikintu gituma umuntu yirinda ishyari ni uko jya wicara uvuge ngo ni ibiki byiza njye mfite. Nunabona mama Zuzu yambaye neza uvuga ati njye mfite umugabo mwiza. Nubona afite umugabo mwiza uvuge ngo njye mfite abana beza. Cyangwa afite inzu nziza. Nubona afite abana beza uvuga ati nubwo afite njye mfite inzu nziza. Nyine wumve ko nta kintu yakurushije. Rero kugira ngo wirinde ishyari ni uko wibonamo ibyiza ufite kurusha kureba ibyiza by'abandi. Akenshi iyo dufite ishyari ntabwo tubimenya.